Ça va? Ntumbwire kuri kuzwa na message ya mama. Chérie. Chérie, ihangana. Ntabwo yo gucibwa intege n'ama message ya mama na pressure yiwe. Sibyo? Mama si wakurongoye, ninjye wakurongoye. Ntabwo ukwiriye kurizwa n'itesha mutwe ryiwe. Abona n'igihe udakeneye. Umwana nanjye ndamukeneye, nawe uramukeneye kandi abaye ari umuhungu bya biza cyane ko nicyo dusaba Imana. Tugomba kubona umwana pe. Abaye ari umuhungu tuzamubona humura, sibyo? Yiburaze basi. Basi reka tujye kwa muganga. None si ubu ngubu zicarira muri iri toteza ryo kugera ryari. Umwana w'umuhungu Imana izamuduha. Ntabwo twagumana umwana umwe. Sibyo? Yibura basi. Kugira ngo akomeze anoteze gutya twajya no kwa muganga. Ukuri njyewe ndarambiwe. No. Ndarambiwe pe. Icyingenzi ni uko ngukunda, sibyo? Ndarambiwe. Icyingenzi ni uko ngukunda. Itese umuturyama maryihorera, sibyo? Umwana Imana izamuduha. Sibyo? Sibyo?
ngo byari byarananiye kugikorera none wabyibwirije iyi nabyibwirije umukobwa mwiza umukobwa mama reba mwana wa yego mama ubundi rero umukobwa nkawe niwe nashakaga ko mbere umukazana nibyo ahubwo ngwino tujye mu nzu nkubwire hari ibintu ushaka ko dupanga kandi ntunyangire ntabwo nabisuzumira mama ngwino nkibyibuke urabusubiramo ku mugoroba nawe wanizinduye yego mama twaritemye reka ibi mbe mbifashije ahangaha nkuko no kubona ndumva nakwikundiye urakoze mama Yes mama. Hello? Yeah mama, warumbuze. Waramutse fute? Waramutse neza, nari ndi umuhanda. Waramutse? Waramutse neza mama. Ko ngo hamagara ntufate telefone? Nari ntwaye mama, nari ndimo njya mu kazi. Umeze neza? Nagira ngo umenyeshere ko nshaka kuza mu rugo iwawe. Mu rugo? No bworose? Mama. Amahoro rwose kandi masa. Sanzwe ntungura bena ko kagenera. Mama, kudasanzwe ntungura bena kagene. Mama waritse ukazaza like nko mu minsi ibiri ntari kuko ndajagaraye cyane sibyo? Faustin ndagukeneye kandi cyane. Mama nuboro. Nuboro yewe. Okay, fine. Mu minsi ibiri rwose. Mwana wanjye ntabwo nakwifuriza ikibi. I know mama, ndabizi kabisa. Okay, nyuma minsi uzaze nta kibazo karibu, sibyo? Akapano uyu munsi. Minsi ibiri uri safari se ntabwo uri mu Rwanda, uri he kuryo wa minsi 3? Mama ndahari ariko ni byiza ko haza mfite umwanya kugira ngo tuganire. Hari agasoko ndimo gupatana byibuze mu minsi ibiri ndabashyize impapuro ku murongo kuburyo n'abandi free tukaganira neza, sibyo? Sawa rero ubwo nyuma y'iminsi ibiri uyu munsi ni kuwa 4. Ubu nzaza kuwa 6. Yego. Kuzaza bari muri weekend. Yego mama nta kibazo. Sawa ugira akazi keza. Urakoze cyane. ni byiza mama ndakora umukobwa w'umutima uri mu turimo murakoze cyane hanyuma rero ejo nzajya kureba umuhungu wanjye ejo twaravuganye umunsi w'ejo niba uzasigara hano niba tuzajyana reka nanjye noneho ngende nitunganye nzahite njya mu rugo ko ntabwo nasigara hano njyenyine Muneze wambere umukobwa mwiza pe kandi cyane yego ndifuza kujya kukwereka Faustin niwe mukamenyana gusa ubwo yabifata ate koko nta kibazo ahubwo buri unankondeye naguza na Faustin mugakundana maze ukazambyara kuzukuru k'agahungu. None se mama ntiwambwiye ko umuhungu wawe yashatse afite umugore ruri aho rw'inshike rushaka kunshira umuryango. Reba nawe umuntu ufite umwana umaze kugira imyaka 16 w'umukobwa ataramukurikiza. Ego mwami ko numva sare ibibazo aho buri bamubwire bitegure kare tuzajya. Ubwo se bigeze bagerageza kujya kwa muganga byiye simbizi byabo byarabananiye ndagira ngo nawe urebe ukuntu wagerageza mukabyarira akana k'agahungu sibyo mama
umuhungu wawe ntanzi nzabahuza yefusta aranyubaha n'umwana wanjye umwe w'ikinege ntabwo yabyara ikinegere ntabwo nabyara ikinege ngo nawe abyara ikinege nyine umwuzukuru w'umuhungu uzazungura imitungo yose dufite uriya mukobwa wabo rero umukobwa ntabwo ari umwana w'umuryango abazaba umugore waho azashaka ndabyumva mama ariko umugabo w'umugore kuko wowe nyemerera ariko ibyo bintu urumva wabikora wabyemera basi wenda nkwishyura ariko ibyo bintu uzabinkorera biragoye gusenya urugo rw'abandi mwana wa nta kintu wanyuma nakubonyemo urukundo nkubonamo ubumuntu nkubonamo urugwiro n'umuco uri umwana mwiza pe murakoze mama ndifuza kuba mbere umukazana byanshimisha cyane kugira amabukwe nkawe ariko biragoye kuvana undi mugore mu rugo rwe nkarwicara ibyo bintu bindekere wowe nyemerera uti uzabikore hanyuma ubindekere tuzareba ikizavamo nta kibazo mama urakoze mwana ntabwo nakwangira ibyo unsabye maze witegure kare ntuzankerereze oya ntabwo nzagukereza mama ndarara niteguye nanjye ndagukunda cyane mama sanga aho urangiza uturimo twawe oke sawa mama hasoni wenda amara amasaha abiri mu rugo rw'umwana wanjye ndi inyuma y'urugi ya hariya igikari ntabwo wari uzi ko ndibuze ubwo cyari kirimo kurya kuko inda yacu izagita ku gasi urakanura se ukanurira karibu wowe mpa karibu mu rugo rwanjye gute aha ni mu rugo rw'umwana wanjye aho urampa karibu ni kwaswa uraho urademareye kiraho gusa nta no kumbyarira umuhungu nta n'isoni wowe wabyara se ubu ngubu yayobora igihugu yaba ingabo y'igihugu yajya ku rugamba takagerayo nzanye umugore uberanye n'umwana wanjye ureke wowe ubyara abakobwa wagira ngo asoni ubundi wabyara umuhungu utureshya nk'umupfundikizo w'inzinda ureshya nk'umupfundikizo w'igisabo siko wagira ngo uri inzindaro asoni wowe ndamara amasaha abiri mu rugo rw'umwana wanjye ndi hanze nta soni ubundi umaze icyanga maje kurenga wawe aradamaraye mu rugo rw'umwana wanjye uzi amafaranga aho yaturutse wowe aratoka gerayo kugendera posita ari heza ntabwo ari amazi nushaka urare hano wahabona nuhitamo ikindi cyumba cyiza ugihitemo ariko ku bwanjye ntabwo hitiramo hano mama mu cyumba cyanjye taka icyumba cyaza mu nzu wubatse ni kibe cyane wowe ntabwo gifite agaciro muri ibi warara muri toilette wajya mu gikoni waterema muri jaride niho hagukwiye wasubira iwanyu I don't care dore umukazana nahise wamubonye murebe wirebe hano mu cyumba cyane n'umuzese umva mwana rero ushyiramo varisi yawe hano ubundi uhite mu hano harakubereye rwose ubundi Faustin ndabizi ari bukwishimira we ndasita twa soni amafaranga y'abatsinzi wowe uzi aho yavuye wintebe sese niziba setwa urandira sura mbere nakubwira nyoko wamusize ntabwo hazi aha ni kwa Faustin mu office
sohoka dore ndagushaka nduzagura urugo n'urwo wishime wumve neza ko ari wowe uhabereye rwose Mama. Karibu Fose. Ni gute utinyuka za kunde utambiye? Munguki? Ni gute utinyuka za kunde utambiye? Nge se ndakuyoboza. Hano ndahakuyoboza se? Ma, uri mu rugo rwanjye, uri mu rugo rwanjye ntabwo makumyije mu koshaki. Fose narakubye ntabwo wabyaye. Gabanya, tuza. Urabwira gutyo ubishingiye guke. Ntabwo nagutelefoni ukama umunsi ngomba kuziraho. Si wowe nubahirije? No so kumanga kuzira gukora iki? Mama, uri mu rugo rwanjye ntabwo makumbaje mu. Aha rero nanjye ni mu rugo rw'umwana wanjye tuza. Babarira wibwira mama nyoko ninde? Nakubwiye ko siko na nyoko ho basizura hasi. Nyoko ne utazongera ni. Mama waretse kunyuha umugore. S'il te plaît mama. Umva. Nakubwiye nkungunga gatoki. Ntuzana byongere. Ntugire mbona ngurareshya gutyo sinakwasa jewe. Hasoni. Iki gikuri cyawe sura cyane. Mama, this become too much. Umba Faustin. Nakubwiye ko uyu mugore ntakimukeneye mu mutungo w'umugabo wanjye. Iyi nzu nawe urabizi ko ari gihe wayivuye. Hindu myanya kumeza, hindu myanya. Hello. Wamubonye umugore. Hello handsome. Wamubonye umugore. Wabonye umukobwa nakuzanye. Mama, ibyo kuza. Uyu niwe nshaka ko aba umukazana wanjye. Mama. Ndakubwiye ngo yitwa Munezero. Nezero mwana. Hi honey. Urabona atakubereye? Urabona atari size yawe? Urabona butabyara umuhungu mwiza? Mama. Nafashe icyemezo. Reya agomba gusohoka muri urugo Munezero akampera umwana Munezero. Ntabwo mbisubiramo kandi. Ni icyemezo nafashe nuko bimeze umukobwa agomba kuguma. Kurira wabaye iki? Papa gukubise? Yankubita suko bizi. Nzi ko mbona usa nk'umuntu uri kurira. Mu maso hatukuye ahantu hose. Fasha numva ku mutwe. Nanone ubu kimereye nabi. We ntago yankubita turabizi ni inshuti yanjye tugakundana. Nzize ngo yabikubise. Bitese. Ni byiza. Wanaje gukora ho mu wakase? Oya ntago nari narangiza ariko niko nari mbanje kuza kureba ko nabona gutameze neza. Ndi muzima nuko umutwe. Yego kore ho mu waka rero uryame kugira ngo ejo uzabyuke kare. Nari bima ijoro ryiza ndagukunda. Nawe sheri. Sinzira neza. Yego nawe ijoro ryiza. Esura nturare ufunze ibyo bintu mu josi. Oya ndabikura. Sawa. Bye. Wageze ku office ejo twabivugana ko ntabwo ndi muri mudu kabisa. Sorry. Ushaka kumbwira icyatumye uza mu rugo rwanjye? Ese ubwo ukeka ko ntazi icyatumye unsiga? Ni kubyibaza. Ntabwo ariyo topic. Ndakubaza ni iki cyatumye mfata ikintu cyo kuza mu rugo rwanjye? Icyatumye unsiga nicyo cyatumye nzi wawe. Cyangwa wibaza ko ntabizi? Ni kubyibaza. Tuza.
ntacyo wabikoraho. Ese sheri ariko kumamura nta nicyo bikubwiye. Bimbwiye ibiki se kandi none se ukuntu uyu mugore ari hano mu nzu nkamura nta naho bigufashe nta nene ngenda ndabona habe n'igitekerezo cyane amaherezo y'ibi bintu. urimo uravuga umugore mama yazanye hano none ese umuba gutwara iki? antwaye iki? ntaryama aho uryama nta kibyo wakabaye urya ikintu ubu nkubanda kubangamiye niye koko ambangamiye aramuzanye avuga ko ari umugore wawe. sino ngazi ntemera ko ari umugore wanjye ubwo bitwaye iki nta kibazo yamuzanye mwita umugore wanjye by'abakecuru byo mu cyaro ubu niko abyumva moi iki ntabwo ariko mbyumva genda gukunda tuse sibyo nashaka azazana na serenity nashaka azazana na ba miss nta kintu bimbwiye sheri ikintu nk'icyakora gutera impungenge Ini kupagas saja. Wah, orangnya. Apa tu Sherry? Nice, mama. Mama komeza. Ibi nibyo nari nteguriye umwana n'umugabo uko bagenda ubundi bategurira. Waguze amafaranga wakoreye? Amaze twebwe ntanda tugira. Ibyacu se tuteguriye biri nyuma bamaze kugenda. Ajye kurya muri hoteli. Kandi narakubwiye ngo aho wiri wishinze imyanga ntakazi ugira. Ibi biba byaguzwe amafaranga y'umwana wanjye yakoreye. Akoze undi grammar kambanza igihe naherewe numva utonganya mu musanze mu rugo rwe ntabwo urabihaga. Ariko zikabira na nyamukondogoro ngo be wowe ufite iriya jambo hanga. Chakwa na jambo ariko ni mu rugo rwako. Nanjye ni mu rugo rw'umwana wanjye. Ariko ntabwo ari hano. Mama. Merci ma chérie. Yawe wabaje njye n'ujye gukora ibintu. Sibyo? Shinguka imbere. Ndamaze kubirika mutera abantu mwabo. Irashano burenza kurya. Wagira ngo ari by'abayandi. Yagiye akagura ibindi se kuri uru rugo rudasaba umuntu. Asema kuki grammar buri munsi ahora kubwira nawe. Oya bura no umujinya abafite. Oya. Bizashira. Ngiye maze kubihaga. Oya ntuzabwire nyogokuru wawe nabi. Ariko bizashira. Buri munsi aza kubwira nabi ni cye kibazo undi. No umujinya bizashira sheri. Bizashira kandi ujye wiga neza. Ani sorry. Irire mama mbihorere. Amba ngomba kujya ufata icyo ushaka ahangaha ukavuna umuheha ukongezwa undi. Iriya cyane ry'umugore riri kubangamira uzambwire nze nkuri ibyo nzarikorera. Okay mama.
ntukajye wishyiramo ibintu bidahari. Bye. Bye, neza. Shari bye. Mama, bitse. Nasize ntetse ibyo kurya biri mu gikoni ngo nimuza kubikina isaha zigeze. Murareba haranabitunganyije ngiye gusenga. Muraza kubitora nyine nimba amasenga. Let's see this. Ishyano ry'umugore kuki ritanyumva? Ubu akinze iki cyumba ntabwo nakimwirukanyemo. Ko umugore ashaka iki? Sheri hangana ndaza kubwira ukuntu tubigenze. Umva nzacurisha urufunguzo rwa hano. Ibi rero ngo aramenya. Usarusha ubwenge. Nzanye ko ugomba kubigenza pe umugore amaze kutumenyera. Abyibureje. Ndasubikindije. Ariko nkawe bakurereye ubu. Ni Kubera gute icyo winjira? bimbaza? Kubera iki mubaza? Ni gute winjira ntusuhuza? Gusuhuza se ni ngombwa? Ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa. Ese ubundi urufunguzo rw'icyumba nyoko yabushyize. Icyumba cyanjye kuki mu gifunga? Icyumba cyande. Kabiri kangahe se ahubwo ushinzwe kumenya aho tubika urufunguzo. Ariko nkawe Hey! Hani soni wowe. Intare wakinisha ibindi bintu byose tsamabya yayo. Hanyuma neza uyu nguyu niwe man mfite. We! ni gute sakana kawe kansuzugura? Genda undi. Aransuzugura arabona ngana nawe. Let me be honest with you. What is it? Uyu mukozeho. Byabikurangiranye. Bivuze ngo ibintu byose biminozomera kubikora ibiryo ibitaba n'ibindi. Bivuze ngo niwe mwigisha kunsuzugura. Akubaha nkandi sundi. Anyubaha nkandi. Tell me, akubaha nkandi. Nkandi. Sundi baje kurya. Misiya ntagararangira ngo ugende wishyurwe utahe. Wowe suko ubizi yararangiye. Icyanzanye cyararangiye. Hanya mushaka iki? Kiyo. Ndashaka iki uzakimenya. Nice. Uzakimenya. Ndakubwira ngo byose ubimenyere. Ukabwire ntikazongere kunsuzugura. Ntabwo atari kukubaha. For your information. Okay, noneho ujye uhora umurinzi. Nice. Jye uhora umurinzi. Umwana wanjye nindakorwaho. Right?
ni rya shyano ry'umugore. Ni gute nyir'urugo ashobora gukomanga iminota ingana gutya mwicayemo byagiye? Uyu ni nyir'urugo, buri wese amugomba icyubahiro. Guhaga ifite umwicaye ntabwo Geza. iki se ntabwo wariye? Ngenda umukozi aha. Niba wumva ushaka umuntu uzajya umukingurira azamushakira umuzamu. Ukamushakira umukozi? Hasoni. Fote ntukanire huke ndiko. Kandi ndagira mumenyeshe ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Mama ubu kuba mukazana wawe n'ibigara. Ndakubwiye kuriye nakeneye kumwumva nk'umukazana. Nakuzaniye umukazana nshaka. Rongora umugore nakuzaniye. Ntabwo ndi kimasa bapfa ibyo babonye byose. Uranyumva neza mama? Umugore wanjye numwe ni Leya. Impossible tout. Leya. Yes. Leya. Hasoni. Nakubwiye ko nkeneye umwuzukuru w'umuhungu. Rero rongora umugore ambyara umwuzukuru hanyuma uzare ko nawe. Mom, this is very too much. Nta soni we. Naguceka ubona ungana utyo. Bada urakora cyane. Wese agura kuri mu cyumba cyanjye. Mu cyumba cyawe? Ku cyumba cyanjye nyine. Gusa umva nta n'isoni ufite noneho. Isoni ziki? Usiko mumaze kurengera. Ariko ubundi tuzagukorera iki kugira ngo umenye ko iki cyumba kitari icyawe? Ni icyawe se? Ahubwo kuramo ubu buntu bw'amafuti bwawe. We Hasoni. Hasoni. Kwameze. Mureka kira nibyo kiba kibikora. Waye iki si kibi Nakuremo ubuntu bw'abutware bwose. Iki kibaye iki? Ni ibintu kiba kikuru ntungana gutya se rwawe iki? Nibyo kiba kikora wowe yiba cyari kinapfuye. Leya! Ma. Chérie! Bigize bite ngombe? Ma. Leya! Ma. Chérie! Non! Mama. Sinavuze ko ari ibyo yigira. Vamos mu cyumba. Wasutwa mu cyumba we ukora kimano nta n'isoni. Ntacyo mvuyemo. Safe. Ndikafata ikindi cyumba. Papa ngo iki? Sheri. Icyumba cyanjye. Yemwe mu cyumba cyanjye gufata ikindi cyumba. Hejuru y'umushyitsi udafite icyo amazana mu nzu. Papa akunda kurengera. Sibyo? Aya. Wasohoke mu cyumba wowe. Ntacyo mvuyemo ariko. Sokere mu cyumba. Darling, reka dufate ikindi cyumba. Papa oya. Ibyo ngibyo byabaye ukurengera. Gute mama ushaka ko asohoka mu cyumba cye hejuru y'umuntu tutanazi? Ma fille, Laïsa, s'il te plaît. Calm down, calm down.
How can I calm down? Marco biroroshye kimwe. Mama ko so biroroshye. Get a fuck out. This is my room from now. How comes? How comes? It's my husband's room. Hey. From when is your husband? But what it's it? Get out! How you see? Get out of my room. Take your bitch and get out. This is my room. What are you still doing here? Try me. Urasohoka cyangwa ntusohoka? Njyewe. Ngwino nsohore niba uri umugabo. Get out. I have won this bitch. Shapeless bitch. Hey. Ma, umva mwana wa. Ubwo ngiye muri iki cyumba. Igitego cya mbere. Turagitsinze. Yego mama. Ibindi rero bindekere. Okay. Nabemeje ma. Wow. Gisohotsemo gute? Kidasohoka. Yewe ko ari byo rwikora gasubone. Iyo adasohoka se nkamwereka. Ntuzave muri iki cyumba. Thank you mama. Bindekere. Hey babe. What's up? Ukanafunga nta n'isoni. Tell me. Monsieur yakuzanye mu rugo ntabwo urayiranye umutahe. Umpa amahoro umvire mu buzima. Misiyo yanzanye se ntabwo uyize. Wowe ukubize yararangiye se? What do you want to say? Tell me. I'm saying I'm here because of your man. My man? Yes. By the way, let me ask you something. You thought you can run and hide forever. After 14 years. 14 good years. Wari uzi ko bizarangirira aho ngaho. Imyaka yose wamaze untesha umutwe. Uzi imbaraga nashyizemo n'igihe byantwaye kugira ngo nkugereho. Waba ubizi? Ese ubundi bwo wumvaga after 14 years wagenda just bikarangirira aho ngaho kumva ko byarangiye? Seriously? Celine. What? Myaka 14 nubatse ubuzima bwanjye, ubatse ubuzima bwawe buyadana. Nubatse ubuzima bwanjye. You left me hanging. Did you tell me that you are leaving me? Did you? You just moved on. You started a family. What about me? Wansokiye mu buzima, wansokiye mu cyumba, wampaye amahoro. Please. Don't ever call me that name again. Never. Please. Hey. What? Wampaye amahoro nkibakira. Amahoro ariko amahoro ni iki? Calm down, babe. What's wrong with you? Honey, calm
town. I'm still the other girl you used to know. You know how much you used to love me. Uzi ntibyumvikanyije ntabwo byumvikanye ngo gake bikomoka cyane ko ntazagusiga mfite ngomba kukubeshya kukubeshya ari nko kwibeshya byaba ari nk'urupfu kuri njye. Don't worry. Ndagukunda. Njye nibona mu bagore batomboye. Ntagutombora gusa. Ntabwo warahiriwe. Ibibazo. Nibyo cyane. Ako nanjye ndi mu bahire. Tamaze ko ngufite. Nanga niba utinze gutaha. Ngiye baga akazi nigumye mu rugo. None. Mvuze iyo utinze. Iyo ntinze. Nta kare. Okay. Ngerageza ndayikare. Niba numva waza kare. Tukaba turi kumwe. Nyine nanjye nkabasha kwitetera. Ngo? Babyita kuyamara. Amaki. Amagize. Wow! After 14 years, finally I got what I have been looking for. Ibaze nawe nyuma y'imyaka 14 urwanirira ikintu warangiza ukakigeraho. I can't believe it. Oh my God. I'm so happy. Ma fille? Bonjour. Ça va? Meze neza? Chérie? Kutishimye neza gute? Uragira ngo nishime gute? Hawaye. Nta kintu cyabaye. No, tell me.
nyuma y'ibyo wakoze byose wibagije ibyo warabikoze. Mafi, wenda uracyari muto, hari ibintu byinshi cyane wenda utabuzi cyangwa se wenda utakwiye no kumenya, ariko nta busobanuro bwanyeneye kuko wabikoze ubizi, ari amahitamo yawe, ni umwanzuro wafashe, ibyo nta kintu bivuze, mushaka kubyihorera. Ibikorwa bisobanura. nyine So iyi filime iherereyemo imana nsanga aba Nigeria bakina filime zifite amasaha menshi cyane. aho ushoye umugabo ni umusitari. Jimmy Aike ni umusitari cyane. Yitwa Jimmy de Aike. sha urabazi. Ndabazi cyane. Akingiriza abana batutanye kwirira filime. Wagira ngo arabonerana. Aramubeshya. Icyo gikobwa nacyo kizi gukina. Umva uyu nguyu neza neza nimba witembera Neza. azi kujya mu madojo Cyane. n'umusore nawe ashamaje kuba umusitari. Amaze kuba umusitari cyane. Usha zino filime z'abanyamakuru neza natsiko. Umva nanjye ndazireba cyane pe. Uzi n'amazina yanjye ni ugupfa kureba. Ndabakurikirana cyane. He, ako se mada. Bitebyaye ko uzunguruka nka roho mbi. Inzu yose wayirangije wizungurukaho. Ufite ikibazo ki? Swajya ngo yambite freedom mode. Ibaze inzu yanjye yayizungurutse. Harazunga nka roho mbi uko ameze. He. Maze no kumurambirwa mama, ariko ubundi nk'ubu bazagenda ryari. Saha no umunsi w'imare. Zabye gusanga yakiye. Ibintu byose tumaze Reka tumuve we komeza kungerera cyane. Nibwirire uyise we yitwa. Uyise uwo ngo ni Miss Johnson. Ni Miss Johnson. Batewe. kanda akanyenyeri kiyohereza. Allo? Oui. Bite? Ndahise bite? Shana, ibintu bimeze nabi, njye ntabwo meze neza, bite se wowe? Bimeze nabi ko nteye ubwoba, habaye iki? Sha mu rugo nyine hasigaye haba intonganya, abantu benshi tutazi. Noneho papa amaze kundambira, amaze kungera kure, noneho grammaire we nunu nitesha umutwe, yirirwa atesha umutwe mama mana. Amusohora mu nzu we. Ntabwo ugomba kuvuga ko papa wa atangiye kukurambira kuko ni umubyeyi wawe. Ariko ibintu akora bimaze kungera kure. Ya, ariko ntabwo ukwiye kuvuga gutya. Usabwa kwihangana, ukaba umukobwa mukuru, ubundi ugasenga Imana kuko byose bizakemuka. Ndagerageza ariko nyine bimaze kugera kure. Ariko nyine nzagerageza ngo meze nsenge. Ariko noneho grammaire we atesha mama umutwe cyane kandenga. Ibaza akamusohora mu cyumba agashyiramo undi muntu tutanazi. Ibaze. Wumve ngo Ubwo se biterwa n'iki? ngo arashaka umwana w'umuhungu, ntabwo ashaka abakobwa. Rero ugomba kwihangana ukaba umukobwa mukuru nyine, ariko ntukajye urakarira papa wawe. Kuko papa wawe ni umubyeyi. Namurakarira. Ubwo urumva nakora icyo atari kumurakarira nyuma y'ibintu byose akora. Amafuta ababyeyi bakora ntabwo dukwiriye kuyabaziza. Ugomba kwihangana na mama wawe ukamuba hafi, kuko nucika intege ugatinya gutuka papa wawe na mama wawe bizamuca intege. Kumutuka umuntu mukuru ugakomeza mama wawe. Kumutuka bwo sinabikora cyane cyane ko uruhare runini ari urwa grammaire. Ubwo rero gusa narengera cyane. Sawa basi ihangane nyine, nimbona umwanya nzaza kubareba. Sha nta kibazo nanjye ndakwitegereje
kandi uzaba sawa ukoze Imana ibarinde. nawe kurinde. biteze Shama nishimiye ko utanje kongera kugaruramo utuntu twiza. biriya bigomba kurangira Wari umaze iminsi utameze neza kandi byakubangamiraga. byaro urwaye ko bigomba gushira Ngufashe? uyabwira papa wawe na n'ukuru we baze ku meza Sinumva njye nashaka gusangira nabo. n'abandi Na Grammy. muhamagare Mawe rwose. bahamagare ku meza Ninde? Grammy yaranze. Mwajye mureka kubyuka mu wundi. Nashaka kukubwira ko ibiryo byageze ku meza. Nde bikubwiye? Mama, Yuko nde? ngira ba mama bangahe? Navugaga Leya umugore wa Faustin. Ambwira ibyo. Katariza. Iri joro ryagenze neza kweri. Nagize ijoro ryiza ridasanzwe. Yes. Ah, ma fille. Ubaho. Ibiryo biri ku meza waramya mu nguze kurya. Je fais ça. Ibyo ni ibiki se numva? Ntabwo avuze ikinyarwanda. Yesu ashaka kunsiga mu buriri. Mu rusindi guhinga. Kugira madame ategura ibyo ntabwo yakomeza. Kongera kakuri mu mpaka koko. Umupaka se murenga gute? Umva ibi ndabirambiwe no kujya mpora nk'ugusangira nawe. Uze no kubwira kwa. Birambangamiye nyine. Ubu se ari nkawe. Nasize mu buriri ugiye kuri kiriya kigore cyawe. Your wife my ass. Niba kizava muri uru rugo ryari. karibu ku meza Ya, appetit. Leya, karame banza uryo kuri ibi biryo. Banza uryo kuri ibi biryo. Mama wayi. Umutima wanjye urimo uranyifasha kuri aya yanduze. Uyu mugore nta kizanyifuriza. Gira vuba, banza urye. Bereke n'umugabo wawe kuri umwere. Umwere nyabaki. Naza arya ibi biryo. Nabanza aryeho mbone kurya. Byo kurya nta kibazo bifite. Jya n'imbere yanjye aha. Ntamenya kuki wumva udashaka kurya nta kuntu wafite ugasubira mu cyumba aho kujya gutesha umutwe mu mutwe. ariko akana ko karaje. Wowe nyubahuka nkande. Wariye cyangwa ugasubira mu cyumba. Akira bike. Mom! Oya, jya ntabwo agasuzuguro kaba muri iyi. Mama! Mama! Hey, hey! Mama! Leya. Sheri wafunze tukavugana basi umuntu umwe. Sweetheart. Leya, what's the problem? Babe, for me. Kumi minota nkavugana badakuko ni ibintu bikunarije kututama kanya kumara. Madamu we, nge ndi igikisi. Hey, you slapped me. Yes, I did. So what?
madamu yabaye madamu. Ni ikintu mvu ushaka mu buzima umusohokere mu buzima. This is becoming too much. Ikintu numva nshaka. Yes, I'm ready. I want 100 million. That's what I want. 100 million. Wewe ni njana wazi. Unaona uzalite wewe. That's what I want. Hey. This is my account number. I give you 24 hours. Celine. Ntabwo nyitwa Celine, nzabikubwire kugera zaryari. Nitwa Munezero Sandrine. Iryo ni ryo mama wawe azi. Iyo Celine. What a ghost. Listen, within 24 hours, I need that money on my account. Do you understand? Niba ushaka nkuvira mu buzima nkakuvira mu rugo nkaguha amahoro. Bitari ibyo, ntabwo nzigera mva hano. Within 24 hours. Amasaha 28 nashira ntarabona hayo mafaranga. Ntabwo nzigera mva muri uru rugo n'umunsi wa rimwe. Semuneze. Oui mama. Ntabwo urasama. Mama. Ubwo urumva utaba wihutishije ibintu koko haracyari kare cyane n'ukuri. Wagiye mu mihango? Ntabwo nayigiyemo ariko ndi hafi kwijyamo. Nese waje gukora iki? Ikintu cyakuzanye ntabwo kize. Mama ndabizi naje hano kugira ngo nkubyare umwuzukuru w'umuhungu kandi nzabigukorera ariko igihe kiracyahari mama. Ibaze nuriya mugore aracyantesha umutwe. Nyumva ntega amatwi. Yego mama. First mwararyama. Yego. Noneho cyarumva ngo hari ibintu barya bakabyara abana b'abahungu. Ugomba kwihata ibyo bintu ngo habamo na za karoti. Ibyo bintu ukabyihata wa mukobwa ukihata imboga ukihata n'inyanya. Urumva? Ndakubona nawe nubyara umukobwa. Ntugire mu gihe ibyo ndabishaka. Wumvise? Nabyumvise mama. Tangira urya ibyo bintu narabyumvise muri radio babivuga. Ko n'amavitamine. Iwacu ariko tubyara abahungu gusa. Izere ko utambeshye. Oya ntabwo nakubeshye. Umbyariye umuzukuru w'umuhungu. Kandi nzakubyarira impanga. Ibyanjye byose niwe nabira. Nzakubyarira impanga mama. Mva kamwe nazajya nkagufasha. Tukajya tuzaduka. Nkunda akana k'agahungu. Nzazi kubyarira pe. Urambura Fosturiya. Mwana wanjye namubyariye ikinege. Ariko ndabona ashaka kuzanca. Ntabwo bizashoboka narahageze mama. Iwacu tubyara impanga z'abahungu gusa. Nzakwitura. Abana bawe uzabyara rero. Nzaraga ibyanjye. Ufosite yamaje kugira iki? Nibyo. Ibyo bintu ntuzajye umunsi n'umwe wisama. Ugucika utaryamanye na Fosite. Oya ntabwo nabikora nzajya nkora uko nshoboye kose mama. Kudasama kwawe rero. Ibyo byago byawe. Ma. Uriya mukobwa amaze iminsi mbona ahangaha uramuzi? Wese uranyugukuru we yazanye. Uriya grammaire yazanye uzi ko ejo bundi numvishe ashobora kuba hari ikindi kintu cyamuzanye kuko numvishe izina papa mita atari ryo grammaire amita. Uvuze? Izina papa numvishe amita ntabwo ari ryo grammaire amita. Wenda mwamwita oya. Manumvishe bafitanye ibintu byinshi byahashize nazi ibyari byo ko ye ntabwo nabyumvishe neza kuko nyine wese bafungura ariko nyine uriya muntu ashobora kuba ari umugambanyi. Grammaire ashobora kuba atazi ibyo yazanye. Nukuri se? Nukuri. Ahubwo hari ibintu waziranyeho na papa. Ariko ibyo rero ndaza kubyikurikiranira byo gutesha umutwe. Ngoma. Byo gutesha umutwe nakubwiye ngo ubwenge bushyire ku mashuri wige uzagira icyo wigezaho. N'ibintu nka biriya birangira byikurikiranira baranzaza kumenya ibyo ari byo. Wabonye amata se?
nabonye. Hanyuma nariryamye numvaga ndameze neza. Reka rero mureke uryame ndagaruka kukureba mu kanya. Yego sheri. Sawa bye. Bureba mu ikaye. Yego. Sawa. Hako nifunike. Yego. Ça va aller, ça va. Nse ko wicaye hasi. Ndimo kureba televiziyo. Ko wicaye aho ngaho se. ntacyo hagiye kuryama soko nta kiganiro kirangira nataryama ariko ubundi ibi bintu bizarangira ryari ibikize kandi sheri ubuzima turimo buzarangira ryari umuhanga mu by'imibanire y'abantu niyo wavuze ngo iyo ubajije byinshi ubeshywa byinshi iyo ubajije bike ubeshywa bike iyo utabajije ntabwo ubeshywa ceri nkabambesha byinshi rero numve ibi turi gucamo nanjye mbanye ndabibona kandi sinifuza ko tubigumamo ariko mu mwanya icyo nzi cyo nuko tuzabisohokamo nitumara kubisohokamo nzagusobanurira buri kimwe cyose n'impamvu yacyo trust me ese utigiriye impuhwe ntuzingirira ndazikugirira nzigirira umwana wacu biga nanjye ntabwo ari njye ariko trust me ahagaye gato cyane ibi tuba tubisohotsemo dusigaye tubifata nk'amateka and I will nzakubwira buri kimwe cyose from A to Z and I'm sure you understand me you will ndamutse wavuze ngo ndarambiwe nawe naba nakuretse I know ndabizi ufite impamvu zo kuba warambirwa sheri ufite impamvu zo kuba warambirwa pe yeah it's too much uvuze ngo it's too much I can get it is umugabo afite ukuntu atekereza kuba mu kibazo ibintu byose umuntu abitwara nyine ndabizi neza 100% ko tuzasohoka mu situation uko byatangiye reka twe kujya mu detail basi bagiye kuryama mu cyumba bagiye kuryama njye iminota mikeya wese uraryamye ufite icyumba cyiza
Ndashaka iki? Icyo nshaka ntacyo uzi. Ndakubaza ikintu nshaka ntacyo uzi. Nasagira ngo bigene bite. Nakubwiye ko nshaka. Mbwira urashaka iki? Ndashaka iki? Uranyubaka wowe ukamena amazi mu nzu yanjye nibakiye. Hani so we uratangiye. Mbivuge. Uvuga iki se? By'imyaka 10 si wanjye cyo. Sheri. Njya mu cyumba. We. Waretse se ngabivuga. Mfukane. Kakuna gasisi. Ndaje. Unazo. None se waretse ngabivuga. ariko rero nanjye ndakabije kubangamira umwana wanjye. Umwana wanjye yabuze amahoro pe. Igihe kirageze ngo umwana wanjye umutekano. Mureke yikundanire n'umugore we Leya. N'ubundi Leya si ubyara ari yaterwa inda. Faustin umbabarire. Leya nawe umbabarire. Ibi ntabwo bikwiye, nararengereye. Undi ni gute ntoragura umukobwa mu muhanda nkamuzana mu rugo rw'umuntu ngashaka kumusenyera umuryango. Muneze, Oui mama, tutaragira ibintu byinshi tuvugana, ndashaka kubaza kandi usubizanye ukuri. ndakumva mama. Ntabwo urasama? Oya. Hanyuma ukaba waraje gukora iki hano? Icyanzanye ndakizi mama. Umva rero nkubwire mukuru. Ndagira ngo usasubirire ubw'abandi subiri wanjye. Hanyuma nawe ntabwo ndi bugusiga. Patira utwawe twose. Nawe subiri iyo wabaga. Mama, uvuze ngo iki? Ndavuze ngo pakira akitwa kawe kose. Usubiri iwanyu. Ntabwo nzigera mva hano mama. Aha se ni kwaswa. Si kwa data ariko umuhungu wamaze ko se kunkoresha inshuro zingana iki? Amafaranga naguhaye rero urayahaze. Nutangiye kumbwira kamenero muhini. Ndavuze ngo pakira ikitwa cyahano. Usohoke mu rugo rw'umwana wanjye cyende. Mama ntabwo nzava hano. Icyanzanye ntabwo kirarana. Icyakuzanye ntabwo ari cyo wakuzanya. Muneze ntunesho. Pakira ibyawe. Gira vuba kandi simusiga ndatashye giye. Ntaho ndi bujye mama. Ntaho ndi bujye. Pakira ibyawe. Umva sinkavuga nayo ngo uvuge ndavuze ndategetse nta nubwo nkwinginga. Pakira ibyawe. Mwese nimuze. Ndabashaka hano hanze mwese nimuze ndashaka kuvugana namwe. Muri hehe ko ntababona? Muri hehe? Ndabashaka hano nimuze mwese. Asa muri hehe ko nababona? Mwese nimuze hano mumve ibibera ahangaha. Ibikize. Wamugabo mbese ari hehe? Mwese ndabashaka hano. Enough is enough. Enough is what? This is the time. Enough is enough. Time of what? Time for the truth. My goodness. Which truth? Ubwo kandi wagiye kuvuga iki? Igihe wahereye uvuga ntabwo twakumvishe. Which truth are you going to talk about? You don't know what I'm talking about? What's that? There. Uzi impamvu ababyeyi babapfuye? Urayizi? Urabazi se? Mubwire. bapfa Fose ndashaka kuvugisha ukuri ndabirushye bino ndabirushye. Niko madam. Muhizi ntabwo yari so. Kuki? Abasura bazi muhizi ntuwe. Ntabwo yari se. Ibikisi. Uranshaka iki? Kuki? Niko. Umugabo mvuze ntabwo yari so. Uzi urupfu yapfuye. Akora nako.
niko muneza Karalise ntabwo yari nyoko. Wigeze wibaza impamvu bapfiriye rimwe? Faustin Yigeze akubwiza ukuri? Faustin vugisha ukuri ndashaka uno munsi uvugisha ukuri. ariko amugore uri gatumwa none Ndi gatumwa mwebwe muzi. Uyu munsi uri kugomba kuvugwa. ese kuri zino iki kare wakuzanya muri uyu muryango wa mukobwa wese Mwane wanzaye muri uno muryango. njyewe nyine Azi umungu wawe namutoraga. iki Faustin muneza usanzwe muziranye Faustin ndashaka uvugisha ukuri uyu munsi. Uyu muhungu wawe namutoraga ari imbobo ku muhanda. Chunga neza amagambo ugiye kuvuga ntabwo umwana wanjye asoni Namutoraga ari imbobo ku muhanda mushyiramo amamiliyoni yanjye. Kubera plan twari dufite yo kurya amafaranga ababyeyi b'uyu mugore. Vugisha ukuri wari amamiliyoni yanjye angahe? Gahunda twapanze ariko zagenze se. Faustin ibintu ndimo kumva ni ibiki Waritse umwana akajya kurya. Ko Waritse umwana akajya sinongeye no kumva n'ijambo na rimwe riva mu kanwa kawe. Kuko uyu munsi nimba nsohoka no muri uru rugo ndahasohoka ariko ugomba kumenya ibintu wankoreye ko atari byiza. Umuhungu wawe yandiye amamiliyoni dupanga kurya amafaranga y'ababyeyi buno mukobwa. Yuno mugore imyaka 14 yose ishize yasize nahinda. Tuvuganye ko aje kurya amafaranga y'ababyeyi mwana kubera stress zo kurinda yavuye mu kibondo cyanjye kirapfura yanjye. Faustin utavuga umugore muziranye na mbere hose wagize umwana wanjye w'imfura yanjye, umwana w'umuhungu arapfa. umwuzukuru wanjye w'umuhungu yarapfa kubera amafuti yawe urangije uraza wibagirwa inshingano zawe, wibagirwa gahunda zose twahanye, wibagirwa plani zose twakoze uza kurangara uyu mugore uranyibagirwa urana koko. Uribuka plani yacu ko wambwiye ngo nishaka uburozi twica ababyeyi be turya amafaranga? Niko se byagenze? Niko byagenze? Papa koko warabikoze wishe ababyeyi ba mama. Uzi igihe byantwaye kugira ngo mugereho, uzi kugira ngo mbone nomero ya mama wawe kugira ngo mugereho, uzi ikintu byantwaye, uzi imyaka byantwaye wowe urayizi? Mama, mwiriwe muraho. Yego. Reka mbatwaze. yego umwana wawe Mbakire rwose. byari byananiye ni ukuri nabuze ukuntu Nta kibazo reka mbatwaze. urakoze Yego. Ibyo twapanze se niko wabikoze? Ababyeyi warabishe urangije urana, unari njye wakoze plani zose, ari njye wakoresheje amafaranga yagize amamiliyoni njye nakoresheje, urayazi wowe? Oh God, I can't breathe. I can't breathe. Umuhungu wawe niwe wabice. mfite amatiku n'amana angana Umva, nagusabye utuze, ushobora kuba ari na trick uri gukoresha kugira ngo tubashe kukumva neza, sibyo? Bitewe n'ukuntu wawe. twarangije kukumva
ndashaka kuvugisha ukuri Twarangiye. imbere y'umuryango wawe Umva. ndashaka kuvugisha ukuri ukababwiza ukuri utinya Imana. yego nyine ukuri twarangije kukumva wavuze wishimishije twumvishe ndashaka ufate buri cyawe cyose uvire mu nzu Oh, Faustin, you broke my heart. nk'umugore wo muri uru rugo ndavuze ngo zinga icyitwa cyawe umvire mu rugo kandi simbisubiremo namaze kukumva nuko warakoze mbona urenga Madam, nuko narangije kuvuga nk'umugore muri uru rugo mbone urenga simbi navuze ngo singire gute simbisubiremo arisohora Faustin. Umva Faustin ntabwo akwitayeho aho bigeze urumva. ngewe nk'umugore mu rugo Umugore we wava mu rugo rw'abandi ukagenda. Ese ko mbona papa ashaka kumuvugira? Faustin. Niba udashaka gufungwa nakugira inama. nakujya kuvira mu rugo Faustin, remember our promises. Please. vira mu rugo gasiha Faustin. fata ibyawe njye numvugana mama umutima mvugana mama Faustin umwuzukuru wanjye w'umuhungu yarapfuye. hanyuma se ababyeyi banjye bo bapfuye Reya mbabarira umunota umwe gusa tuvuga umunota umwe wonyine ninshaka mpite mbura ubuzima ariko umunota uyu wonyine mbabarira umunota umwe wonyine mpite mbura ubuzima ariko mu gusobanurira kimwe cyose n'impamvu warakoze se mbwira niba uri bumbabarire mubwize ukuri kose nyine warabikoze Reya mbabarira mbabarira Mama, uretse kurira. I'm sorry. Byose bizashira.